ikaze kuri Destiny Channel, hano honyine wakura amakuru ajyanye no wakora ubucuruzi kuri interinete. Ni hano kuri Destiny Channel, hawe ikaze. Rero turi hano kugira ngo tugufashe uko watangira ubucuruzi online. Ibyo byose birashoboka, rero byose wabikora kandi byoroshye. Isezerano rero tubatangiriyeho ni uko nta gutsindwa iyo watangiranye na platform nziza n'ahantu heza. Buri kintu icyo ari cyo cyose ukeneye kugira ngo ubucuruzi bwawe bugende neza burahari, uhereye ku masomo, ku bikoresho, ubufasha, gusabana cyangwa se ku network, gukorana n'abandi, website na community, byose birahari. Ikibura rero ni wowe kugira ngo utangire ubucuruzi. Rero tudatinze, reka nkwereke uburyo watangira kugira ngo nawe utangire gukora ubucuruzi kuri internet. Reka tugende. Web affiliate rero nibwo buryo bwonyine, niho honyine, ni platform yonyine ushobora gutangira ubucuruzi bwawe kuri internet kandi bikagera ku ntego. Ndashaka kukwereka ko harimo ibice bibiri. Hari igice cy'ubuntu iyo ugitangira, hakaba n'igice rero cy'amafaranga ku muntu wamara amaje gutangira no gukorera amafaranga, wumva yamaze gusobanukirwa ibyo ari byo. Reka turebere hamwe rero ni ibiki bigize icyo gice cy'ubuntu cyangwa se cy'umuntu utangira, ibiba birimo. Tudatinze, ko mubibona hano harimo ibice bibiri. Umuntu ugitangira aravuga ngo ni amadolari 0 ku munsi cyangwa se ku kwezi. Harimo live help, uburyo ushobora gufashwa mu minsi 7, birashoboka iyo ugitangira. Hakabamo private message, zo ntabwo ziba zihari, ariko iyo wishyuye amadolari 49 ku kwezi, icyo gihe ziba zihari. Website uba wemerewe 2 mu gihe ugitangira, ariko iyo wamajije gutanga amadolari 49 ku kwezi, ufite uburenganzira bwo gukora nibura website 50. Website security package, iyo ugitangira biba bihari, ariko iyo ugiye muri ibyo bita premium biba bihari. Website backup, niyo ugitangira kuri za website zawe 2, bakubikira ibyo ukora. Na hano naho nuko bimeze. Beginner training courses ziba zihari iyo ugitangira. N'ahandi naho nuko nguko. Personal affiliate blog, niyo ugitangira nawe uyifite. N'ahandi naho nuko. Affiliate bootcamp training, ubundi harimo faze 7, ariko iyo ugitangira haba wemerewe faze 1, mu gihe ahandi warangije kwishyuraho hari faze 7 zose cyangwa ibyiciro 7. Harimo live video classes, iyo ugitangira ntabwo ziba zirimo, ariko iyo wishyuye ziba zihari. Video walkthroughs, iyo ugitangira ziba zihari kandi ziranakomeza niyo wishyuye. Keyword research tool, uba wemerewe nibura kwikoresha nibura mu magambo 30 cyangwa 30, ariko ahandi ni unlimited, ni ukuvuga ngo inshuro izo ari zose ushaka. Haza training classrooms 2, ahandi ni 12. Affiliate program, hano uba byemerewe iyo ugitangira, ariko hano barakwereka ngo ni 2 times higher payout. Ni ukuvuga ngo hano haba harimo inyungu nyinshi cyane. Earning while you learn,
ariko birashoboka. one-on-one coaching mu minsi 7 uba byemerewe igitangira, ubwo bufasha uba ukeneye abaho kukwigisha maso ku maso cyangwa se muri kumwe ariko online, and in unlimited private access to owners. Igitangira ntabwo bishoboka, ariko hano birashoboka iyo umaze kwishyura support, website support. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze website ugitangira ntabwo ubufasha ububona no gukora website gusa, ariko bwerekeranye n'uburyo wayitunganya, design n'ibindi byose ntabwo bikunda, ariko wishyuye birakunda. Website feedback platform hano ntayihari, ariko ahandi irahari. Website comment ugitangira ntiboneka, ariko ahandi bihari. Website analysis iyo ugitangira hano iraboneka, ahandi ntiboneka, ariko ahandi ho iraboneka umaze kwishyura. Hanyuma akubwira ko ibi byose for the starter ni ubuntu ku kwezi, mu gihe ahandi hari $49 ku kwezi, ariko iyo witeguye gukorera amafaranga. Rero wabikora ute? Biroroshye, ukirika ushaka, hari starter na premium, ariko ibizi uko byagenda ukora kose uhera kuri starter, kuzuzamo amazina yawe, email, password, ugahitamo na username uzajya ukoresha, warangiza ugakanda click create your account, bikaba byarangiye. Murakoze rero, ngira ngo wumvishe uko watangira gukora amafaranga kuri internet. Ni ikaze. Murakoze. Twabibutsa ko kandi n'andi makuru ajyanye n'ibyerekeranye no gukora ubucuruzi kuri internet dusura ku rubuga rwacu ukundi.com. Murakoze.